Nyuma y'amezi 5 umujyi wa Kigali utangaje amabwiriza agenera amande abacururiza mu mihanda abazunguzaji n'ababagurira kuri ubu ngo bitarenze ibyumweru 2 aya mabwiriza araba yatangiye gushyirwa mu bikorwa kuko imyiteguro igeze kuri. Ariko nabyo biri mu nzira aho tugiye kubiha umurongo ni ishuri 10,000 azabyishura he ni yeresi bazamuha ibyo yarafite bizajya he ibi nabyo turimo turayunonosora turibaza ko mu byumweru bitarenze 2 nabyo bizaba bimaze kujya ku murongo. Ariko twibaza ko byinshi bizabibera ku murenge aho niyo wishyuye bagomba kuguha resi bakwereka yuko koko wishyuye ayo mafaranga akamenya aho azajya n'icyo azakora ndetse na bya bintu baba bafashe tunamenye aho byajya kugira ngo twirinde ibindi bibazo nabyo byavuka mu gihe abantu batabyitwayemo neza. Turabibagezaho mu minsi iri imbere nibyo nashaka kubabwira yuko biriya ni ibintu umuntu yitondera nyine ukabishyira ku murongo neza uti ninde utanga contravention kuko ntabwo ari ugurisha gusa kuko amabwiriza avuga yuko n'ugura nawe ahanwa. Ibihano uyu muyobozi avugaho biri mu igazeti ya leta yo kuwa 18 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka 2016. Igazeti ikubiyemo amabwiriza avuga ko ugaragayeho ikosa ryo gucururiza cyangwa kugurira mu muhanda mu mujyi wa Kigali azacibwa ihazabu y'amafaranga 10,000 ariko by'umwihariko ku baguzi hakiyongeraho kugawa. Na amabwiriza bamwe mu baguzi bafata nk'akarengane. Abazunguzayi n'abantu bari gushaka imibereho. Natwe abaguzi tugura ibya make kubera ko ari bwo bushobozi dufite kandi no batanga na service nze ko hari ngiye bagusanga mu rugo. Ubwo rero ndumva umuntu watekereje ibyo bintu yongera atekereza neza kabisa niba ari umusoro bazawugende bavuga ngo umusoro n'uyu nguyu ku mwaka cyangwa ku kwezi ariko kabisa bitubuza uburenganzira bwacu. None ubwo ntabwo yiteguye gutanga ayo mande rero nk'umuntu ushobora umuntu urwanya leta bazawufata bagufunga nyine yatangira no se warwanya leta. Ntabwo washika kugura n'abazunguzayi kuko ibintu bagura ni ibya makeya. Ntabwo washika kugura n'abazunguzayi. Hari inkweto, hari imyenda bafite amapantaro ya makeya. Nta mpamvu yo kuvuga ngo uzajya kugura ibintu bya mangasi, ibintu bya mangasi birahenze. Ku ruhande rwa bamwe mu bacururiza mu mihanda ubushobozi buke ngo buracyabatera kubitsimbararaho. Babona twabahugota abandi babahaye amafaranga twebwe ntabwo yatugezeho. Amafaranga yo gukoza iki? Yo kugira ngo bave mu muhanda ariko abandi bari abonye ariko twebwe ntabwo yatugezeho. None urumva hakorwa iki? Numvaga hakorwa twese aramutse tugezeho twese twakareka tukajya mu masoko nk'abandi. Numvaga mbere yuko ibyo bibaho ubwo bakashatse ko badufasha bitaraba. Ni ibitekerezo bahurizaho n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda wemeza ko ushyigikiye guca ubucuruzi bw'akajagari mu mujyi wa Kigali ariko ubwo hatangazwaga amabwiriza agenera ababukora n'ababagurira Transparency International Rwanda wavuze ko aya mabwiriza yemejwe huti. Navuga ko cyafashwe mbere y'ibyagombaga kubanza. Hagombaga kubanza aho bakorera. Noneho bamara kuhabona bakahabajyana wenda uharenzeho akaba yahanwa. Hagati aho umujyi wa Kigali uvuga ko wabaruye abantu 8,500 bakorera ubucuruzi mu mihanda y'uturere twa Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Muri abo ngo 6,500 umujyi wabahaye igishoro unabubakira amasoko biteganije ko bacururizamo igihe cy'umwaka batishyura ubukode batanasora.